abo bakinnyi badashaka kwiruka badakora izo runs mu kibuga nuko babizi neza ko uburyo byagenda byose it will end up igikombe bagitwaye kubera ko they really know ko nabo bahanganye nabo bari weak batari strong ariko niki gituma nanone league iba strong. One of the things tudashaka kwirengagiza part of ibintu byica za Rayon Sport binazihoza ku masoko, aho ujya kumva Rayon Sport ngo ifite ikirego muri FIFA cya miliyoni 10 ngo itishyuye umukinnyi, ni ubukene. Ntiwagira league aho ikipe imwe ikoresha 5 miliyari indi gukoresha 1 miliyari zitwa ko ari bo bagabo banini muri league. They can't sit on the same table. APR suko ifite abakinnyi babi, je te jure APR ifite abakinnyi beza biita abanyarwanda n'abanyamahanga, ariko uko kuregeza umutoza abona, uko kutitanga bifatika guturuka kukuba nta fair competition, nta bantu baba challenging to the maximum, kuko abagerageje kwikora abanya Sudan bahise bayipiga cyane 2-0. urimo urabibona n'umunsi bazindutse bakavuga ngo iyi ni match iri capitale CDS yadusuye, we have to react tukaba bagabo, kuko ni ikintu kiri mental, bahita batsinda Rayon Sport 3-0. As a matter of fact ibitego batsinze Rayon indi kipe yonyine babasha kubitsinda ni Gasogi, izindi resultat najya nkubwira ni 1-1 ubusa kubusa n'ibiri mento. Nta logique yuko utsinda Rayon 3 ariko ukaba udashobora gutsinda izindi ntoya kuri yo. Ikibazo kibi kiherero kuko babona ko ntacyo gukinana no kwivuna gihari, imutira kuko batwaye champion 6 ari bonyine, kuko hadafite impamvu iba motiva again. Kabira twabaye kuri Ferguson aho twara treble abantu bakaza imyaka nyuma y'imyaka irova ngo turakwirukana byakunaniye, nta holding accountable. Donc ntibanyurwa kabone n'ubwa twaye treble mu myaka 2 ishize, bimuha kubaka projet mu myaka 5 akagaruka twara ibikombe. Kabira twavuze za 2008 ba Cristiano. Ikibazo kibi kiherero turi kuri APR imbere ko tujyana none muri rero ndashaka ko bijyanirana ku bizajya 6 utwaye zikurikiranya. Nabaza ikibazo kimwe, zagufashije iki? Zagwaye impamvu indi yo gushaka ikisubizo? None challenger we Rugaju kuki we none nta kintu wabikoraho? Challenger Rayon Sport, Rayon Sport niwe batwaranye ibibazo bitatu bikomeye kurusha ibindi. Ikibazo cya mbere Rayon Sport ifite gikomeye kurusha ibindi, Rayon Sport ni nyene nta mafaranga, kina rya nk'umurwayi. Uko kugura abakinnyi bo mu kwa mbere ntugire ngo yarabaguze. Abakinnyi benshi bari muri Rayon mu kwa mbere bahembwa imishahara, bafite kontra z'amezi 6. Yego, amezi 6 nashira bazagenda Rayon Sport igure ikipe. Ngurugero Bangara azabashuje, Abeda azabashuje, umuzamu rega nyakibiri zabishije, Olivier azabashuje, uyu Pizarro 7 ntafite, Pizarro bamuha mwaka yego, Vinyino Vinyino n'amezi 6 bazabashuje, Benaziz dawo. Ubwo harimo n'abandi bafite amasezerano ari kurangira n'abanyarwanda. Ishobora gusanga abakinnyi 10 barenga muri groupe y'abakinnyi 20 bashoje. Uzi icyo bisobanuye? Izahita igira ikipe nshya, ishobora no kwirukana n'umutoza natangiye kumva bamwikoma, n'umutoza zari mushya. Ni ukuvuga ngo izahita igaruka ari nshya, ni ukuvuga ngo bizahitsaba igihe cya adaptation. Nanone mu bibazo tuzi by'imishahara igigira, ikibazo gikomeye no gihita kiba wakaguhaye challenge, ni umukene wo kuririrwa udafite ni ntaho nikora, therefore ntabwo umusigati watyaza icyuma. Yego, indi challenge Tanzania niyo mpamvu Simba na Yanga rate making ashobora ko zose zifite ubushobozi. Imwe monde udashyiramo amafaranga menshi, indi leta CCM ikindi kibazo igashyiramo amafaranga menshi. So iyo balance ibuze, nanjye motivation na APR nimba Rehida komeye. Uganda ndashaka tudasohoka tuvuze ku misifurire. Ikindi kibazo muri Rayon Sport cyangwa nicyo kibihatse byose? Icya mbere ni ubukene, icya kabiri icyo ntago ngitindaho nicyo kibazo kwizigera aravuze, ariko nicyo gihatse byose. Ni ukuvuga ngo iyo uhora uhindura abakinnyi ntugire uwo mushinga w'igihe kirekire. N'abayobozi rega byose bikajyana, turi kuvuga ngo zigiye gutwara igikombe zifite icyizere. Ni groupe yatangiye kubakwa 2021, ubwo ni 5 years urebye none 6 years. Icya gatatu rero
gikomeye cyane muri Rayon Sport nuko nanone Rayon Sport nayo muri kwa kuba wenda victime bukene n'ibindi bibazo bihari wenda polisi zitaratuma ibona amafaranga mu mupira nayo ubwayo hari ibintu itifashe nayo ubwayo irwaye ikibazo cy'intambara mu Rwanda niho tugira umupira aho habamo ibintu bimeze nk'amashyamba nk'amashyaka guhangana amashyaka niyahangana imwe ikazana politike yayo irindi ryayo bagahurira mu baturage buri wese akarobinga ibye undi akarobinga ibye bagahurira ku rupapuro rw'itora umwe agatsinda undi agatsindwa nuko Reyo ni ikipe imeze nk'ibamo amashyaka hari ikipe y'umupira w'amaguru kandi ubwo butegetsi buriyo burwanyijwe n'ubundi ntibibaho izo mbaraga by'ibibazo kuvuga ngo at least akantu dusigareho kakatumva n'abafana ariko kadutwara icyitwa Rayon Sport cyabo kiri based ku bumwe ubwo bumwe ntabwo bagira babona niba nta politike y'ubwo ibaha amafaranga nubango mwebwe mwagakwiriye kwishakamo ubushobozi muri mwebwe nibyo nanimo ndabaha urugero ejo bundi murimo murakoresha press conference zo kugarura akanyenyeri 702 mwebwe ubwanyu bakikaransa kari akanyenyeri akanyenyeri barakavunikiye bari bafite icyangombwa cya RDB kikabandikaho bafite icyangombwa cya Rwanda Cyber Security Agency kugira ngo babone akanyenyeri bakikimana kukazana kubera ko ubuyobozi bwari buri bafite ababurwanya ati nitukemeye gufi dukuye kuri ibi tuganiriye nuvuga ngo icyambere gituma bipfa ibyo turajya kuri conclusion mukanya turayijyamo niyo mpamvu ndi kubirukansa ikintu ari tujyanye cy'abafana ntaho aho yani tugiye erega ngiye ibibazo nabiteguye ahubwo nyibukiriza abantu ko kugira ngo ubone amafaranga muri tengamana na tenga promo hari stadium attendance iheruka gusorwa na Rwanda Premier League kwizigira twari kumwe duhereye kuri sezo 2021-2022 icyo gihe match 240 zarebwe n'abantu 175,554 abantu 170 sezo yakurikiye yego 2023-2024 muri match 240 yarebwe abantu muri rusange uwo mwaka imikino yarebwe n'abantu 146,107 avuye 30 mwe 16.8%. Sezo 2024-2025 abantu rwose bagarutse ku kibuga kuko shampiyona yarebwe n'abantu 246 nakwera na stade amahoro yari yuzuye yego na 314 bazamuka 68%. Uyu mwaka rero uri mu mutuku kuko ubwo abapresentaga hari hamaze gukinwa imikino 50 twari dusoje igice cya mbere cya shampiyona yari imaze kurebwa tanga n'iki ntabwo yuzuye reka nkubwire akantu umupira hari umuntu urimo uranyandikira reka mugaruke wambwira ati n'uruhare rw'itangazamakuru ntimuze kururenga ati kuko namwe mufata impande byarangiza mugaca intege abafana tukabaca intege nahindura imvugo ahubwo tukabamotiva kutajyayo turabamotiva kuko ntacyo baba bagiye kureba ahubwo bajye batubabarira kuba tubabeshya ntacyo bagiye kureba ko nyara abafana bambwiye ngo muratubeshya ntabwo dufata impande zose kujya kuri stade ahubwo tubashuka kujya kuri stade twakira abafana bakaza kuvuga n'ibindi byose niho ruzingiye ntabwo ushobora kujya muri match uzi ko rezita zayo uzizi mujye kuyireba kwaba ari uguta umwanya icyo ni icyambere cya kabiri ntacyo tubona mu kibuga ni gute ikipe iza yambaye badge na brand muvuga ngo ni ikipe iremereye igasohoka mu kibuga no shot on target. Reka nsobanura aka kantu neza kiriya mupira ngufasha yabaje kureba nigeze kubabwira ikintu kwizigirana arikoga umupira ntabwo ari rizirita bibaye rizirita live score irazima ubundi banza bibaza ikibazo kivuga ngo kuki ntanga amafaranga tubanze twumve icyo ifaranga aricyo kwizigira wambaye ishati nziza cyane bugane commerce kuki wemeye kwishyura amafaranga wishyuye menshi kuri iyo shati bitandukanye wenda nayo wishyuye uwo mupira wambariye imbere ubwo nabonaga izambera kandi fitinze ari nziza kuki yaguhenze kurusha uwo mupira wambayemo imbere ni ukubera ko agaciro na kalite urakoze cyane
rero ni ukuvuga ngo iyo ngiye gutanga amafaranga ngereranya ikiguzi cy'icyo nanze n'icyo mbona. Umupira nicyo bita sequence of events, ni uguhera ku munota wa mbere kugera kwa 90 ibyagiye biba byagiye binezeza ku buryo impamvu yo kuzagaruka. Nibyo wari uvuze, ku munota wa 7 ikipe yabonye koroneri, ku munota wa 9 batewe ipoto, ku munota wa 24 umuntu aracenga neza cyane, ku munota wa 26 baboneka penalty bayitsinda neza, ku munota wa 32 ikipe yanjye umukinnyi wa adversaire yahawe ruje kwa gukina na umukinnyi wanjye amaze kumucenga mugaragura mumereye nabi, ku munota wa 42 nasizemo icya kabiri, ubwo ndi ikipe nkuru tujya kuruhuka, ku munota wa 57 nasimbuje abakinnyi batatu baje bakoze ibi n'ibi, ngasanga mfite ibintu byamaritse match kuri ekipe yanjye mu minota 90 byibura 10 byiza byo kwishimira muri match n'abatira abandi. Nagacenze nagateye koni 9 nakabonye umutuku, nagatsinze 3-0, nagateye amapoto 2, abakinnyi banjye babiri batsinze. Ese hari by'abantu baza kuganira ibintu byinshi. Dore rero mu mupira wa Kigali twagiyemo nabyo abatoza basorejeho amakipe yanjye. Penalty yariyo ntiyariyo, nukuvuga ngo ntabwo ibyo ari ibinyamupira, ibyo ngibyo ni ibirungo biba mu mupira. Ni ukuvuga ngo ntituganira icyo bita lovre football, tuganira ibyihishe nyuma ya rezilita. Kwizigira wabyumvise? Ni ukuvuga ngo penalty ya APR controversial, penalty ebyiri zimwe tensei, ni ukuvuga ngo izo nizo zifite imbaraga kuko nizo zamaritse umukino uzi impamvu. Ni ukuvuga ngo zabaye gusova APR na tensei kugira ngo zibone rezilita, ariko ubwazo nkazo ntizari kubona rezilita. Inadawads ntacyo zikina, nanjye ntacyo nabura. Clip y'abatoza ntabwo tuyigarukaho kuko twanayumvise inshuro nyinshi, ariko se imisifurire koko ikomeje kuba ikibazo kugeza ubwo bari mu Rwanda narayivuze, n'abandi barayivuze itarakosoka ngo abasifuzi bikoremo bias yo guproteja amakipe manini babe abacamanza batabera. Umupira mu Rwanda ntabwo uzigera utera imbere, birababaje aho tugeze, aho abantu bakuru aribo barya ibiryo by'abana. Biteye agahinda. Kwizigira uri kumwe na Aruro mu rugo, umuhungu wawe mama we ntahari na barumunabe ntibashonje, Aruro yibikiye umugati agasanga muzenda arangije abuze umugati, arabaje ati papa ko nahisize umugati hano ku meza ugiye muri babiri muri mu nzu, ukamubwira ngo sinza aho ugiye. Birababaje kubona etense itaka ko yimwe penalty ebyiri na Rayon, birababaje kubona Marine itaka ko yatsize igitego kikangwa ikina na AP. Inadawads abantu bakuru barya ibiryo by'abana, ni umupira uteye isoni. Ibyo bikorwa n'abandi n'abasifuzi niba bacamanza batabera. Etense penalty yayitsindereye ntacyo bitwara, emera igitego cya Marine kuri APR APR nayo gishaka bifeya. Ni namwe mutuma izo kipe abakinnyi ntibagira ubushake Pascal, harimo arabona ibyemezo byose biri kuza muri favori yabo. Ibyo rero ni ikibazo. Iyi minota rero reka tujye kuri conclusion kuko twabiganiriye cyane. Kwizigira ni izihe mpinduka zihutirwa zigomba gukorwa kugira ngo APR na Rayon Sport bajye kuri urwo rwego, kuko ize kipe usibye gukina mu Rwanda turazikeneye ko zisubira ku ruhando mpuzamahanga. Tanzania bakazitinya, Burundi bakazitinya, zikambuka zikagera no mu Barabu kuko zigomba guhera hano hafi kugira ngo zigere mu Barabu. Muri introduction yawe uvuze ijambo ryiza, reka nkubaze akabazo kagufa abantu bo muri APR bazamfasha bagatekereza rwoga. Bibiliya ivuga ngo kuba natunga iby'isi byose ngo ariko nkabura ubugingo ntacyo byaba bimaze. Mu by'ukuri ko watwara shampiyona 20 ariko ugasanga nta kintu na kimwe wirata ku mugabane wa Afurika bimaze iki. Njye nabaha urugero rwa cyukuntu APR yasubiye inyuma. Kwizigira niza amasegonda 30, imyaka 10 ya mbere 9-4 APR umva ibintu yagezeho. Yatwaye Musekafa igera muri kimwe cya kabiri cya CAF Winners Cup isezerwa na Jules Berger. Muri iyo myaka 10 ya mbere yaduhaye abakinnyi babiri igihugu gihora kirata Karekezi na Gatete. 94 kugera 2004. Imyaka 10 yakurikiye 2004 kugera 2014 APR yatwaye Musekafa ebyiri, igihe cya Bakabange na Mbuyu n'igihe cyabacu itsinda za Zamalek. Icyo gihe APR kugira ngo mbe kuri na serie yari igiye kugera mu matsinda ni
cyagiye yatsinzwe 3-2 na Etoile du Sahel yari yikuyemo. Etoile du Sahel yitsinda igitego cya gatatu ku munota wa nyuma. Uzi 2014 kugera 2024 ikintu cyonyine APR yashoboye gukoraho gikomeye ni shampiyona z'u Rwanda. Ikindi gikomeye yashoboye gukoramo gikomeye ni ugusezererwa mu maraundi ya mbere n'aya kabiri no guhindura abatoza abana b'abazungu n'abarabu. Cyo kirakomeye. None se ntumva ko wasubiye. Conclusion kwizigira. Conclusion iruzuzanya n'ibya Rugaju. Nashimye ko Rayon Sport irimo iratangaza ko yasinye amasezerano y'amamiliyari yubakira ubushobozi. Nashimye ko urwego rwa leta RGB rwaje kubafasha gushyira ibintu ku murongo, uburyo bw'imiyoborere iboneye y'ama equipe, gutanga ubutabera ku basifuzi, ababikora nabi bakabihanirwa, sibyo, gufasha ama equipe kubona ubushobozi. Aribyo nshima amaproje ya Rwanda Premier League ko arimo arashaka uburyo amakipe azajya abona inkunganire, kubwizanya ukuri mukareka guca ku ruhande, kuko murabizi cyica umupira wacu n'izo telefone zanyu z'abayobozi, telefone zanyu, izo telefone zanyu, telefone kwizerera aborozi, izo telefone gufixinga abasifuzi nyine ni byose ni kuri telefone. Izo telefone please mureke. Nigute nama mureke umupira umupira ukinwe. Nigute nguhembe ibihumbi byanjye 2 by'idolari nk'ayo umusifu umutoza 10,000. Ibazo ubu navajya kumugurira ibizamini bakizana bigasoza. Nasoza mvuga ngo byose birazwi, ariko hakwiye kuboneka ikintu gicungura uyu mupira, kuko mu myaka 10 iri imbere, not when my statement, mu myaka 10 iri imbere nibigumu uko bimeze ntituzajya tubona abantu 1000 baje. Abafana ngo barashaka ko ngo bagabanya igiciro cyo kwinjira kuri stade. Mu myaka 10 iri imbere niba nta gikozwe ngo hazemo hygiene, ari ryo jambo rikenewe, isuku n'isukura, kandi ibibazo birazwi n'abafana barabizi, tuzisanga tutabana n'abantu 1000. Nuko dusoje urubuga rw'imikino rwo